ariko wagira ngo intebe ni buri bayiteganyije mutabaruka. Izi ni za VIP kenisi. Hano nkanda hakunda cyane cyane akayaga nkaka. Haje umunsi fatire ni yanjye ni yawe. Facture ni yawe boss. Ni wowe wanzanye hano. Nta kibazo. Uburyo uhisemo akabaro njyanamo bize ngo byose wabyiyemera. Ndagura boto. Nta kibazo. Comment ndasaba comment batwirengagije. Abari saba baranyaruka. Oui, ni hano Green Lounge Sonatibe. Ba open itaje hejuru. Mwahageze. Isawa. Ariko warabyibushye si yo. Yego. Bana kabiza. Tabaruka. Sekeni suzuma host abana bayaho. Suje gusinya hosting. Nakuvuga ngo kimutabaruka. Ntabwo nyankundo tubari twaba hosta. Nabisubiramo. Kenisi tuye Uza twuha. munwa nta naferu ushyizemo uri nyone igiye kugaburira indi. Please, tuye twuhaka. Uyu ninde mbese? Uyu ni wa mu misi ni Misi. muyango ni muyango. Muyango. No hosting uyu munsi. Cyane. Ni hosting hano Green. Umenya ngo ngiye Kenisi uko mbaye. Mfite amahame yanjye ngendera. Kenisi mujye mwubaha. Mutabaruka ntukansuzugura. Chinga Ushaka no kunsuzuguza. Izi ni indaya. Ntago ari indaya. Hosting muri indaya. Yo bakazi kumwe. Kabwera gusa. Kenisi. Urawiyambitse uraho akabuno gatunari soye ni hene kone imyumbati. Urahagaze imbere yanjye. Hosting no kugira ngo turyohereze inzoga. Batubyohereza. Batwaki. Ubu nangu nzoga ndeba amabuno atunaritse gutya. Oya namabondo y'igikene. Amazu dahari sawa. Ni insina hazi ifumbi. Nese njye simfite umugore. Twese dufite abagore. Iyi si meta Kenisi. Wagira impeta icyambere ndangagaciro. Wabyumvise? Ikintu kibi Ko naje ntayambaye. Ko niyubashye. Wabikoze ubu umuntu agenda honda abantu bose boshye inkomanga. Inyoni icukura igitura yizi wo. Zana boto. Muyango kabazane boto. Muyango. Uretse mbere kugenda. Mbere kugenda. Wa hostinga uta hostinga jya wubaha abantu. Utambiriza inzoga abantu. Kenisi utambiriza inzoga. Umuntu wabaye nk'umununi. Uraho utonitse akabuno wagira ngo ni hene iri kone imyumbati. Kandi njya hosting, ga hosting mu kuzimu wajurika kuremereza ibintu. Mutabaruka. Nta kibazo. Ushaka kuvana nkahita nkwirukana. Ugiye kuba indaya ushaje nawe. Ese mbaye indaya gute? Uyu umwana ubyaza akagusoma. Aguhonda umunwa boshye buri munsi tumwe. Wicyana kinyuma. Nagari ko buri munsi tumwe mu ijuru. Mukayura muhonda ndembo nawe. Yumva. Nese mu ijuru rya gasogi twa dukoresha abahu. Ndakubwiye mu ijuru rya gasogi hari. Uretse bande ngiro y'umwihariko, mwagira n'igikoni cyiza n'abanyagikoni basobanutse. Ntabwo mfite ko genda bahonda iminwa. Tuvuga ko mubwiza. N'umuntu wese ushaka kwiyubaha nkanjye ajya mu kabari kanjye hari akagasogi. Mubwiza. Twese ntabwo dukoresha ngo n'abakobwa. Barakora bakuba biyubaha. Hanyuma dukore abakobwa. Bagume bako biyubaha. Bagomba kubalansinga ubuzima. Ibyo ndabyemera. Hanyuma kuki waretse nta kibazo hano aba ari show. Eric Semuhungu nawe aba hari rwose. Niwe boss wacu. Semuhungu ni kuri aba host. Gira gutya. Yego kumanuka gusokera basi. Semuhungu ejya mutabaruka hariya. Oya nta kibazo. Semuhungu ejya mutabaruka hariya. Kagusukire. Asekenise. Mutabaruka. Buri Eric akazi none se dukora. hari ejo mwakoreye padoke cyangwa mwakoreye. Twe turazenguruka utwari twose. Okay. Abahungu baryoshye inzoga cyane. Nta kibazo reka suke. Ase bebe ko cyo witwa. Urushimira ariko dusangiye. Semuhungu. Kubahane izo njaba zawe zimeze nk'izo scorpion sinzishaka. Yego komana. Sibyo? Shira hane byushira no utumuke no gumukira wawe. Babyumvise? Ariko tutura host. Bwira umukobwa mugenzi wawe mwese mugende hariya mujye kwasa amabuno. Aba host turasangiye. Yakubwije gura hirya ariko. Mutabaruka. Mutabaruka. Aho bakwegera abakiriya wawe. Aho turasangiye. None se ikibazo ni iki? Mubwize ukuri. Nabusuka inzoga mu maso. Ukuntu umeze no. Mujye mubaha abakiriya. Kunywa inzoga tuvuga ngo twishime. Ushaka gutuma ukagenda ntugenda. No, kanisa umuyobozi. Ushaka kugenda ntugenda. Kenisi nta kibazo. Muduha kanya gato nyita umuyobozi wa televiziyo. Umuyobozi. Chief editor. Muve mu stress mu inzoga. Sibyo. No. Semu tumuka vuba. Semu ya vuba. Bembe sire. Shenzi wa numa. Itwa Fodil. Tutabaruka. Ntago twasana ngo tuyarakaza. Iri kose ziyo. Nakosa nkoze. Cyo kwimisha kazi. No, turi mu kabari ntago turi. Cyo kujya kwisa mu mucanga ushaka. Turi mu kabari ntago. Wajya mu kabari agira gute ugomba kunyubaha. Iyi ni televiziyo. Iteka mara ndi umuyobozi wawe. Wabyumvise? Harandi mafarukuru y'ukwezi. Handi bayakuru uretse iwanjye. Kenisi turemereza ubuzima kuva rya kugeza ryari. Ntasoni. Twaje hano ndakubwira ngo sho kugenda mwera icupi wanjye. Iyi ni Kevant. Sibyo? Hanyuma arikubaza katumvikane. Tuguze boto. Nago tuguze boto kugira ngo tubure kuyisanzuraho n'abantu. Tabaruka. Nago ro twagombye gushwana n'aba host. Wajye wiyubaha. Eric agutwaye. Hanyuma uretse no nsuriza Eric agutwaye iki? Arambangamiye. Eric nagaruka hano
reka njye muze nagaruka hano Eric mutabaruka ndakwereka aho mbera Eric mutabaruka Eric agaruka hano ndakwereka aho mbera wabyumvise akoze iki reka mbahereze umuntu azabafate ni mu bantu urugurugu no nta kintu kibi kiba gihari ni hose abari hose sibyo yahari aho Eric wa short this ntabwo ugeze igira mugenzi wawe ndakubwiye ngo abahuje amabuno barogana ugana n'umutabara aka kantu karari bwira boss azana kwanza boss yego boss na uyereka mubwire no Kensi ndakubwiye ngo egera umugore mugenzi wawe sigire muganga yabaye kiwe nisembwira buriya rero ngiye Eric sinkunda uburyo Kensi yifata sibyo birantunga nibyo afata ubusutoso akagira seriye kandi turi mu gihe cyo kunywa inzoga sibyo ntabwo babizi ko Eric no ntabwo stress muri abana babi mama wasize kujya mubona amafaranga sibyo mu mwaje hano kujya mushaka amafaranga yes telefone yawe yananiye nakomeje kuyigerageza ariko voilà c'est bien twavuganye ariko nawe hanyuma se ibintu twodarinze byose mwamaze kubipakinga ku buryo yego iri joro dufite abantu baza ghostinga kandi bigomba kuba byabonetse of course wanagerageza na zimwe zira nzoga nazo nizo ko zitarengeje 1 million bottle imwe that's fine bigerageze kabisa muze kubahiriza igihe kuko bitaza gutuma nyine abakiriya banjye nanone bazibura last time muze ko mwatinze nanone barazimisinga okay merci beaucoup okay pas de quoi Kensi amusore kabisa ko ngusanze hanze meze neza ariko ni amahoro cyane nta kindi kintu kimwe muri gukora sibyo njye buriya ndi umuntu ushyira mu gaciro buri muntu afite amahitamo yiwe afite n'uburenganzira bwo gukora ikintu ashaka sinzi impamvu Kensi anengushye njye tuje ariko njye bimbwiye cyane buraga yambwiye barakunda ntagisanzwe azo ahantu we ntabwo asanzwe amenyereye ko numva n'umupassionnaire ashaje nusikori bubeze buriya nibwo tuba twishakira dushaka abakiriya b'abasaza akose muyanga ari he muyango ari afite inditebo hariya no muri gute se mugenzi mba ndi we type nshaka kucanjye uya arayitaza ndahitamo mbona zanye amadolari ntabwo nshaka kuza nta kibazo Eric mubwira na muyangaza newe aze mubwira na muyangaza azanira kandi kaboto natwe tu nta kibazo arakaza Jack Daniel na mwanze muze mwe Jack Daniel gusa se na Jameson wayo nge nikundira Kevin nahango vigira nta kibazo nari mbwira simuka gishe barutamu babwirano twazinkwereye yego rutamu turi kuri some hano Green Lounge ndi kumwe na Kensi ariko inzoga arazibije rwose wowe kora kuri baje Domax barusine abo basinze bose bazamukanye muyango ya hostinze wa cyane rwose kwa mbere abari kwa Benda tuba turi kwa Muyango niho dukomereza ubundi ama weekend tukajya kwa Shakira kwa Bisoso ubu turi Green Lounge no bintu bikubera rekanze Super Commando tugaruke kuri Super Commando energy drink, energy nziza cyane, energy iryoshye, energy mpuzamahanga. Kubifuza kurangura, kubifuza kuranguza, kwifuza kwifata detail, waduhamagara kuri izi nimero ziri hano hejuru zikurikira. Suri ko ngusanze ahangaha byari ngombwa nabyo ariko n'amahoro. Ni amahoro, karibuni kabisa hano muri Green Lounge. Nizere ko mwaryohewe hariya. Nta kuryoherwa ko hari. Ntawe ukirasonga rwose. Byagenze bite se? Nabigaye cyane. Ese bose reka nkubaze. Ujye umenya ko wakira n'abantu biyubashye. Njye ubwaye mfashe timu yanyu, muze timu ubwo nigenda mutabaruka. Tukajya ahantu. Ubwo ni televiziyo na radio bose bahagurutse bagiyeyo. Rukuza ahantu nka inyubako ndayishima. Intebe naho kwicara n'ubustani byose ni sawa. Ariko abakozi bawe ni zero. Gute? Ko service bazitanga neza hangaha rwose. Nta hantu na hamwe muri uyu mujyi wa Kigali usibye Green Lounge. Ako wagiye wiga no ushobora gusanga rwose. Wagiye wiga no wagiye ukopera ni. Ahubwo mbwira wowe wanenze hano mugira inama. Mwijuru urahazi. Ijuru rya Gasogi nda iwawe hari? Yego. Yesi ndahazi kuko nibura se ujye uhagera ngo urebe service zaho. Cyane rwose narasohokeye na famille yanjye. Nayo ngo urembe ushaka gutera imbere. Banza wigire mu ijuru. Fata kanya ugiye usingoma ko tunajyana. Byaterwa n'ibyo nigirayo uko umuntu agira ahantu agashima service undi yaza ntazishime uretse akayaga keza kaho reba
ubwabyo abacuranzi ba bande yanjye wabirebye none uri igikoni wabyumvise ibyo byose ni ibintu ubona ko umukiriya hagera akavuga ati ahantu hari yubashye so ariko natwe turahostinga ahangaha hanyuma ugira ngo gucuruza neza se no kuzana abahosta buriya abahosti muri iyi minsi bagezweho cyane ko badufasha ko business zacu zitera imbere ntaho bihuriye ntaho bihuriye ahubwo kuri uzana abahosta niko hari abakiriya ba VIP wirukana no ahubwo mbona by'umwihariko ngiye sinkunda abantu utujipo tugufi no kensi mva mubwiye nabikubwiye da so ayo ni amarangamutima yawe ariko ngendeye nko ku bakire bagenzi banjye tuganira benshi bansaba ko nzana abahosti cyane baza banabashaka niyo bataje rimwe na rimwe banga no kuza so reka nkubwire rero biri necessary ko nzana abahosti nkubwire ngi ukuntu nteye ukuntu mbaye ukuntu kenshi nubatse ibintu byanjye nze nansazana nabyo Igo ariko wahinduye imodoka Igo ntabwo itwara ya Range Rover yawe ntago ari itwara iri gutwara cross country ni bwoko nabonye darahinduye nyine no guhindura reka ariko reka nkubwire uri umwana mwiza oya se cyangwa nuko umaze gushyira amakara ahantu buri bagomba kwamara sinvuga se amashoti nitamo rwose kandi bareka mubwira ikintu ngiye mbakundira ese muri kumuki kibwe turi kunywa nuza focus Steve nabaki focus ni no mwangu y'amashoti simwafashe tekira nayo turayanywa ko Steve uye babazana tekira Eric ndakumva mwafashe icyo kunywa yego mbwiye umuservier hariya ariko turebera n'itwitiro ya duhana ya bote ya muhisemo kunywa Jack Daniel cya Jameson tumwikeneye ni focus no focus ni abakobwa ese mutanywa shoti mwe ako tumwiyaga focus ako abanza udusavana sibyo teto meneye tusavana twanuza meza uza kenisa garuka asa neza ntago bondi kumwe na boss mukuru turi kunywa reka mbabwire baduhe dusavana tune sibyo hanyuma bazane niyo focus sibyo simbuka ariko wabona ikintu nta kandi ngo hasi no ntago ndayimani iyi ntago yirambiwe uri kwitera sipu mu kanya kenisa ndetse nkuzanire nta kibazo umwe mwiteho gusa ni mu buri kintu cyo kunywa sibyo bari mu kazi oya genda simbuka bari mu kazi moya none se ariko rero nawe ntago kimvugisha ntago kinyita abashira oya nakazi kenshi rega ntago nese ngenda umwana mubi kubizi nakazi kenshi pe nakazi kenshi nanjye ngiye mbona umwanya gaki cyane sibyo bandi hano kujya ndi freshing mind ngiye ntabo nkunda abantu bambaye tuntu tugufi kwambara utuntu tugufi birumvikana ariko menye ko bari abantu nubwo baba bambaye tuntu tugufi ntago ari twa bari abantu babakurikiye bakurikiye ikiza bari abantu n'abastar rega abastar bahe bariye kabisa n'abantu bafite bari popira hanyuma umuyaga celebrity bingahe umuyaga afite ibihumbi bingahe hano abastar cyane afite ibihumbi byinshi by'abantu bivuge bingahe nta na kimwe cy'icumi n'uruhu cyanjye kuri radio yanjye na televiziyo ariko umenye neza abantu barenga ibihumbi 100 ngiye justement muri abanyamakuru ariko bari n'abahost ndakubwira ngo numuhotse ko ngiye ubwanjye ibi ntabwo bishoboka na rero babyumvise ariko ubundi kwambara cyane twumvikana rwose yego sibyo cyari kujya mu bintu byinshi sibyo akana kabari kanje yego ufite uburenganzira bwo kuzana abantu bagahostinga naho televiziyo ni yawe ufite uburenganzira bwo kunyuzaho ibintu ushaka so nezere ko rero inama nakugiraga nta kibazo wenda nkubaza akantu kamwe wenda ngureke wigendera nta kibazo nta kibazo baza rwose ubutamya bw'imfizi bwatumye irigata mu bugi bw'intorezo ariko reka mbikubwire uzanye abantu biyubashye batambaye impenure nk'abari ntabwo inzoga zanyobwa oya Kensi ntabwo zanyobwa Kensi ihangane rwose kwinjira muri reka nkwere kuryo rwabugufi muri vie privée z'abantu c'est pas beau vie privée z'abantu nibyo uzinjemo ntago ari ngombwa ariko noneho nanjye naje hano nyere bwisanzure uriya mukobwa uza agashaka kunsoma ngiye kwitama ndi icyana cy'inyoni ari kugaburira sinzi wenda ko yanagusomye gusa yanagusomye byaterwa nawe n'uburyo okay wabikeneye reka nkubwire none nkubaza akantu kamwe yego hano uzanyemo Aneta Pendo inzoga zanyobwa Aneta Pendo ntiyiyubashye zanyobwa ariko ntabwo zanyorwa ku kigero kimwe nk'icyo muyango yahostinze aha ngaha byabimeze okay zana Marine Gahunga muzane maze oya cyane se ntukajye uhuza ibintu rwose kuzana ari Gahunga yirengwaze ahostinga aha ngaha Knowless butera hano no bariya bafite popularité yabo mwe muzi ngo kugira ngo umucuruze nuko abantu bambaye impenure bambaye utujipo tumeze nka sentire nge Kenisi na njye ubwanjye nzarinda mpfa ntikwiye byo kwambara impenure byihorere rwose kuko ahubwo haruza ngo ari kunsoma nzamukubita imbwa y'urushyi rumeze nk'umwuko sha nubona ataguye aho ngaho kose kizajya kubibura konzi kuri umuntu nzikuri umuntu uri civilize cyane ubigisha umuntu civilize jya ugerageza kujyana n'igihe ndi civilize ujyane n'igihe ujyane n'ibigezweho okay
mu bihere mutabaruka ibyo ni ukubangamira uburenganzira bw'abandi nasize umugore mu rugo n'abana inde mutabaruka yabasize birumva none se nimba atinyuka agatega itamu n'akaza gahundaho umunwa we nta na fera ashyizemo urumva ko ari ukuyubaha ejo azagenda aho undi amusuma ariko ni greetings sene indamukanyo z'iminwa baturamangati bamwe bari utubenzi n'imishito biri aho ngaho biterwa no kusuhuzanya kuko biriya byo wibihuza rwose mu byubwira ushobora kuza nkaguhereza ikiganza ngo umukono ushobora kuza nkaguhobera ibyo nibyo tunamenyereye nibyo umenyereye wowe nibyo umenyerewe kenshi nta kibazo reka tubyihorere ariko reka tubyihorere tubyoroshye ibyo ngibyo reka tubyihorere it's my business noneho ufite ibyago nuzaza kunsoma tutabivuga wowe sawa sawa ahubwo komeza bakwakire neza nanjye ndaje tube tunaganira sibyo nk'udushoti kandi ibintu bigende neza sibyo ariko nta munyu yamaye uramuhungu nzanira umunyu yego nzanira umunyu kabisa nzanira umunyu kuko ntabwo umuntu akomeza kunywa amashoti nta munyu kameme ntabwo byumvikana Mutabaruka so rero twebwe hano tuba dufite amatsebo menshi tuba twicanye nayo nyine tugenda tubaganiriza bose ni abantu baba baje batugana kwa ko tuba ese iyo muhostinze mukora amafaranga cyangwa mu hostinga cyane nibyo bidutunze ariko biya dukora kuri social media no kujya twamamaza akazi kacu hakani tuba dutunzwe n'akazi dukora ese muri Amerika ra hostinga yego muri Amerika na hostingaga hostingaga mu tubari twinshi New York urumva abari hano hishi hatandukanye hari n'igihe tujya Belgique mukajya no mu Burayi mukajya cyane turazenguka ahantu hose yego urumva ntabwo nakubwiye ngo nahana ahubwo iyo nguhamagaye ndakubwira ati ushaka nyine gutembera ndakubwira ati turira ahangaha kandi n'ubundi nanjye buri bubiteho sibyo sawa nta kintu bitwaye ariko mwese mutabaruka kubera iki ko mbaraje kuri ibyana nawe nisenge nangerega nta kibazo ariko ufite abantu mu basangira ngendo bawe akoretse ko nge ntari umusangira ngendo ariko bagendangira bamuziranye bajye babwira uti Eric babonye nameze neza cyane cye nabahuza kabisa nta kibazo ariko nge abasangira nta kintu abantu wahise ubwo inshuti zanjye cyane nyine ngiye wowe uri inshuti ya community yacu ntabwo ari community yose oya hari abantu batwanga ntabwo nge nanga ntabwo impamvu zo community yose buri muntu mu inshuti kuko mwana sibyo twahuye nk'abantu b'umwana mwiza ku nzoga winywera uranagura rega buriya Eric buri ufite ukuntu wibashye cyane nge ntari biryanjye urumva rero ko mujye mwihigira amafaranga nyine abandi mwamuziranye nyine ameze gute wajya wampasa tukabonana urumva ngewe ntabwo mba ndi mu itangazamakuru cyane hari amakuru nyine mba ntazi simvuze ko ibintu mbajije ndametse menya amakuru ntayaguha wambwira ariko erigana nanjye mba ndi ku gutanga passe bigize icyaha Eric utancuka noze kenisa ari musizi hariya yari gusohoza abandi banyamakuru hano hakunda kumwera hano gutya ku ruhande hano ku ruhande gutya reka nzi gatuye undebe ndabashoti nta merci muyango muya oui umva se sawa cyane tugomba kubikoresha sibyo tubikoremo akazi ubuno bafite amafaranga sibyo za savana ko batazizanye siwe urumva ushaka kunywa savana na boto yawe rega ntago barayigura yinywa ryaje akuri umusazi ushaka ko tunywa boto y'ibihumbi 100 kwicyo utayinywa siyo bakuguriye kuko twaba yadusubiza bagusubiza kashi cyane uri fata ugashaka kunywa inzoga y'ibihumbi 100 reka tuyinywe ningi bayidusigiye ngo tube twinyweraho we reka tuzinywe sibyo nta kibazo nusa amafaranga ni ikibazo ase mu ntabwo ujye ubona ko turi gusaza tuva mu kazi aka kazi nzagakora mpaka ntabwo nzakavamo ku buryo nzava mu kazi njyewe ubwo turi umwe boto y'ibihumbi 100 nta kibazo twayinywe reka tubireke se mu reka tubireke uri kumva uri ko barishyura bayadusubiza hanyuma Jameson niba baradusubiza baraduha amafaranga ya Jack Daniel baduha na Jameson hanyuma nyine tuyataha turanywa ikisiga nyine kumva ndi igifuri ngewe erega asef wajimenya kwaza umwe n'akazi se mu akazi kugakora utari igifuri biba bigoye se mu wajimenya kwaza umwe n'akazi none se erega niko kazi nkora sibyo akazi nkora kanyemerera kuba ndi kwitsamo kuko ushaka kunywa inzoga y'ibihumbi 100 nakumiya naye ntuga can see attention amizuri bahorebaga kumana ese ntahandi mugira mwicara kugira umushiha zakoze ntahandi mugira mwicara kugira muze mukicara n'abakiriya cyo kubaganiriza nose bitwaye kuba turi kumwe ukene iryo jwi ryarijwigira yani iki ni ikijwanga banize ntibagihwanye neza a second siku ufite amahane nuko ngusekere uzajya uvuga neza ziko nkubyaye toka we subiza
subiza aho ngaho Kenisa agira umushi cyangwa se ujye kugura indi Mutabaruka agiye gutwaye icyo agiye gusoba yagiye gusoba fuko ajyana ikintu kiraho batakuyemo ivata neza agiye gusoba nise agiye gusoba nkujya mubwire ngo iki ko kusha ubwonko bwa bushunnyeho n'ivumvure niko umwete mubaza kandi kazi mwakora usaka sakazi tuba turimo hanyuma mugenewe imyanya hano namwe cyangwa mugomba kuva mugenegena mu bakiriya nyine uzunguza ko kabone wajyana ihene igiye kona imyumbati nawe ugenda uzunguza ko kawajyaho ni igishwi ni inkoko bapfuye amaboko y'amaraso garakanuka kabone gusa komana nawe no kuri ubukabisha bavuga amagambo ndakubwira ngo ukemera kuca kuri uyu mwanya wanjye sibyo wemeye ko tugomba kuganira ako se basi twagufashe nabi ndakubwiye ngo hinduka ube hariya niba waribaga nese ubwo twagufashe nabi koko bande naje ufata ngo nimese naje umufate cyangwa naje wazihurere basa gashati ndakubwiye ngo ndusanyira nawe n'umutabaruka bahaye akanya kugira umusangira ahangaha naraza kubinsobanurira umutabaruka ari isanzura sinzi w'ikibazo ari isanzura ni ukuri abahuje amannyo barogana mwogane kabisa abahuje imbaraga bagakirana nese ubwo dutwaye we nibyo urabanganye nk'abararagirana akazi dukora nk'ari kawe ni nk'aho bijya gusenga wagukamura amara akabanza akayasobanya umutabaruka ijya hino yicara oya ukagaruka hano ntabwo mba ndiyo muri kumwe na Muyango muyaguruka ngo iki Muyango none se tazi kimuhasa koze ikiko hano wari shisha yego cyagutumura shisha cya vibu byose wabikora nta kibazo sigaye ufite amahane yakwiyamye Muyango Eric subutu nigabanya amahane reka mbasora sibyo uri umupapa nanjye ndi umupapa sibyo akanye sibyo muri ukensi agakunda abahosta sibyo abahosta ni ngiye mba naje hano mwinfluence gakwa sibyo ariko nitwe dutanga vibe no hosting mutanga vibe dutanga vibe sinzi mpamvu byanga muzane na tekira wana tunywa amashuri byose bagiye kuziza ndajya maze ko ni round ya kensi round yanjye nanjye raza mukanye sibyo hanyuma round y'umugore uwe y'umugore no Eric afite ibyo ari kumwasa fantasy nese aragura kandi twaje kugwa hano ba hosting turabagurira nitwe twaje ko bakore hanyuma se round ya nyamunyurwa bigoye no abatwe nitwe tubatamo ntago ari bo siko vuga nabi nyine ndashaka umbwire buri muntu Kensi hano niba ari icupa y'uyu mugore ni yihe no kuvuga ngo ikintu kibaho iyo twasotse mu kabari gutya ba hostinze hanyuma kirenge kitagaye inkweto waragura ryara nago bajya bagura batwe turabagura bakarohayo ega nitwe bake ugenda udahusuka muri uwo muvure Edikanzi icyo kibindi gipfumutse hasi no hejuru muya ntabwo wayuzuza shaka umukiriya arahagaze ntabwo wayuzuza Kensi turaje sibyo kaza n'inzoka mu jisho Kensi turaje kaza ujya gutabara cyangwa wishyingura amahurunguru gutabaraka akamubwiza ko ikintu cya mbere kibaho ni ukwicisha bugufi kabone n'ubwo ibintu byaba bikubangamiye ega komana yishe karibu kuri Greenland sheri bite se Muyango ni nayo ntegereje umva ni umuriro wowe ugiramo imbere urebe sibyo bakwakira neza bebe naga abahosta ari abantu babi baba bari gushaka ubuzima abana ariko bashaka ubuzima ariko mutabaruka sibyo none simba dashaka ubuzima buri abana babazi kujya mu tubari nk'utu ngutu ntago abana banjye bazi ko njya hano ariko barabizi ko ndi umuntu wikundira vibe niba mukira mu duherena uduherena nkaza nijagaraje mbanje gushaka vibe umunsi bagukubise vide mu matama ntuzame mu Kensi nago Greenland hashobora kubitwa vide abari ababronze sibyo bamubi cyane baba ari hano bose bayanare bose niko burya inkende ntijya inyagirwa munsi y'igiti yarigeze kucyurira ibyo rubizi inkende ntinyagirwa munsi y'igiti yarigeze kucyurira reka baza n'abashuti babo ameza y'abatujagare babone ko muri make wanzaye ngo unsuzuguze ziriya mpinga no reka baza n'abashuti babo bari reka baza bafite n'abashuti babo bagiye bazana bari vibe sibyo ntabwo riga ikibazo ari twe ntabwo ikibazo Muyango mucisha ngo ndaje sibyo baba bari guhiga ubuzima ndaje kambaze nakira umukiriya ndahita ngaruka sibyo agaruka mu gihano inde ndakubwiye ngo Eric mbonye ninze gusa ageze ku mundi ku isoko hariya nkaba mfite no kuzamuka mu ijuru umva nashaka abashinzwe umutekano nkanabishye uburyo bamukatishije ku murindi se ndakubwiye ngo no ku murindi ntabwo ari ku isoko hariya batabagikamuka ndavuga ngo ageze ku isoko neza ubona gahunda yo kuzamuka ntabwo yahagera
ariko buriya kenshi buriya ghostinga birakora ntibishoboka. hari umushito wanjye witwa Robin nawe ufite akasantere ka Sigino sibyo Sigino iba yuzuyemo amabiyari ariko kubera iki abahosta abakobwa beza batuma duhora twiyuzuye dukina tuzenguruka utubari za game ukona hari utubari twinshi njyambara Kicukiro apana kuko ducuruza kubera ikindi kintu kubera abantu barimo sibyo kuno uri kubona bamuyango ukabana wowe ku giti cyawe birakubangamiye ahubwo byagombye kuba bigushimisha uzi ko njye niba ikintu cya mbere kinshimisha bana n'abakobwa hanyuma badakoza uzi ko bari gukora hanyuma wowe yego bari mu nshingano za kurya utabagaburiye bari mu nshingano zanjye ariko bari mu nshingano z'abana babo n'imiryango ona bebe suzi cyana Kensi cyane ifite amaguru wagira ngo ni musomyi yambutse ubwato byumve cyane Kensi niba uko biri kose ntabwo arasoma nkazana abana ngo utangire ubasuzugure witwa nde nitwa Lili. banyita Mutabaruka ninjye nyiri TV1 wowe Okay, niwe ako for the Lord. inzoga zagusindishije ku buryo ukeka umwana wambaye ipantaro ya se ntabwo umuhindura umugabo Sever sha wakwitishije kuba nguha mikoro we uceceke ugira discipline bamusukire iwanyu babye agasuzugura umwana asigara mu nda reka tumusukire shoti na bamwe kandi shoti Kandi niyo mpamvu bazakubera. yitwa Lili Njye urumva wacu shoti rwose aho nawe ugiye kumunywesha se Kensi Ahubwo se uvuga ko nta maguru meza ngira. yitwa Amaguru meza? Lili ni umushuti wacu anywa iki mumwishimire anywa iki anywa mowete mushyire kuri fagitire ya Kenisi bayizane bayimuhaye Sever ninde ongeraho mowete Kensi, ako yatinze mu muyango kubwira abasiriveri bahasinze Kensi. ariko barabyi genda uyimuzanire Eric gerageza udundara hirya nk'iyo nkoko ibundaraye ariko umva iruhande mwereko gashabiri kawe Cyo kunywa nguriye. Kensi ariko nawe uri kugaragaza imyitwarire itari myiza uri kurakara cyane Wagire kamuhani. Banyiguriye inzoga uramwika. umva tuvugane abakobwa bayi beza sibyo muri beza ndagira ngo hano batutuzane shisha ariko nibashyire muri umujyi ntabwo rwemewe sibyo bazana amave poto yamwe mujye mukora ibintu byemewe n'amategeko Nimasa Mutabaruka yego ubundi aba usanzwe ubazi aba so muyango uretse muyango igishwa mwenyo nacyo rakizi igishwa mwenyo nacyo rakizi muzi ariko akora iki ninde uyu kiragutse ukora iki Ngiye gukora massage. massage uri kiragutse rero ku buryo ushaka kunkora massage imeze ite Ngiye gukora massage zivura abantu. wankorera Urwaye massage umugongo, imitsi, amaguru, umutwe, nyine n'umugongo. ubu Kenisi ubona afite ikihe kibazo kuko ushatse kumusaba massage Cyafite ikibazo cy'umunaniro. cy'umunaniro urumva wanduhura wabanje mu buruhukiro se tukabireba iyo message hari akantu hari vibe ushobora ufite Eric ntongeye shaka kunyegera n'ubundi ubanze ka exit Sibyo? ko ubushize ntongeye kunyegera hera ku kayagiza sibyo nasabye moete bahita bayiduha ariko noneho hano hari show ureba abandi bana babazi gutanga abandi bana sindi wagiye ure kumushinga abandi uye bana na Kensi nta kibazo ndagukubita niko sibyo ndagutsibura kandi turi kuri massage turi kuri massage za Lili wayijyaho wagira gute ndakubwiye ngo Lili sinakoze Lili Lili ndamutse mvuze ni ngewe wenda massage yanjye wayirangije so nanjye massage nyine yarangiye akubwira ni korera massage muyango ndetse na Kenisi icyarimwe wayamagarira ngahe niko 200 uranyishyurirwa uba muzima sha 200 yonyine niko sha nyamara nagahenda nako wasi nagahenda nyamara mujyane no mwese bajyane no magarbe wanire ari n'imiryango yanyu mwese mujyane icyarimwe muya nge iyo massage nyishyuye arabwo yakugora kuyikoresha reka njye ntabwo nakoresha massage kuri uyu musore ufite uruhara kuri iki gisaza haruka ababyeyi wa makuru baragicare mu reka rwose chinga cyangwa ngaho yewe musore wera massage ariko ngiye kubunga we muri make Lili uricyo haguruka ngiye kubunga vamo hagati kwicara no kubandi mujyango na Kenisi bagomba kuba inshuti ni boss wanjye ntabwo ngiye kunyara sibyo tumvikane sibyo ntabwo honde inkonje muri Kenisi ngiye kwihagarika gato sibyo washatse guhagarika nari mvugishije cyane manga guhagarika reka ngiye kwihagarika mitanza nsange mbuyirwa bari yonga kabenje reka njye gusa simwize iryo janja we konye kuri nkoza turabikemura mva kwihagarika mwabaye ese ntabwo wamubyaza yicariye namubyaza wamubyaza ariko uramutse uri umuganga ntimukajya mugira ibintu nambara amazi muya ako ukuntu ufite amatiku muya nanjye ni mu Rwanda Kenisi mwari yabaretse ngo yasha akusemana
shangiye ibintu ntabwo mbikunda sigo muri mu biki we mwaritse ko muyango ndekura Kenisi ndekura muyango ndekura nayo ndekura muyango kandi nagusanga kurenza inyuma hariya Kenisi kazi ujya wubaha Kenisi shawaretse ndi umuntu mwana waretse ndi mwana murekurane Eric oya murekurane nagutsibura ako se ni ngo bonso zibizemo kufasha mwagiye kuva mu nanyu bahuka mu yango murekurane gira indende nayo nandekura nayo ndekura nyine banze ndekura Kenisi warekuye ndi mwana ariko sha mubwira ndekure none nayo ndekura mubwira ndekure umva winkora nanjye nandekure muyango nayo ushaka kundekura niyo wamfashe mbere nayo nandekura muyango ushaka kundekura nanjye ndekura niyo wamfashe n'umugabo mwabipanze rero gahunda nushaka gufata ari ngombwa ngo bonso bize mu bino bintu sibyo reka tubirangize neza mujya mu bindaya hirya uri kwita indaya ndekura kubona nicaye gusa nukuzuka ukanyegera ushaka ndekura nyinje wubaha umuntu tubirangize Kenisi sibyo Eric kumvikane sibyo nusi nabwo twaguhaye care cyo kuguha isomo ukazagira umuntu wese uzajya ubona mu maso yawe ukabona ko ari Kenisi ikibazo basi se wamubwiye akandekura wamubwiye akandekura waretse sibyo Kenisi wandekuye upfurwa bwa mugore Kenisi no muri mu biki uretse gato uretse hakuse muri mu biki none ko mbona mwashwe Kenisi byagenze bite none bigenze bite none ushaka akavuyo k'aba bantu bawe ukanyiza wibihe kubanteza bigenze bite se muhungu bigenze bite kigabo utumva uzatwita indaya kandi ntabwo ngana nibyo bishogoshogo Angelo mutabaruka ibintu gukora iki muza guteza akavuyo mu kabari kanjye kwezi ushobora kuba umwanya ukoze kuri televiziyo Kenisi twumvikane Kenisi twumvikane ndakubaha sibyo ndakubaha Kenisi ntabwo tubashaka mu kabari ka mutabaruka wowe nandi ugira akabari wowe Kenisi ninjye wakoze muyango muri ntabwo tubashaka Kenisi urabizi ndakubaha rwose sibyo ndakubaha cyane rwose mutabaruka iki kigabo sinzi mutabaretse boss ushobora kuhavuna ushaka akazi ko kumufigira wamubajije mucana mwe twikomeje mucana ladies and gentlemen trash uransuzuguza indaya sha igicucu mutabaruka bose byihore habaye iki Kenisi ndakumva ntungushe boto muri aka kabari genda uyinywimare nyuma ngo yakonje imyaka itatu Kenisi bose ndakubaha ntabwo fayitire irahari sibyo namaze no kwishyura jya umuntu w'umugabo konje imyaka 10